hirya y'Uwiteka aho Bibiliya yisa ahandi hariyo kuruha kutagira izina, hariyo kuruha kurenza uko tugutekereza. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo urugo rwasenyutse, ariko washira mu ndorerwamo ya Bibiliya ugasanga urugo ntigwigeze rubaho habe n'umunsi umwe. Niba wifuza urugo rukomeye, nge nakurangira ko kubakira k'Uwiteka ariho hantu hizewe uzubaka bigakomera. Gusa barahuye barakundana, baza mu rusengero babarambikaho ibiganza, ariko mu by'ukuri mu kuri kw'Imana urwo rugo ntigwigeze rubaho. Imana ntiyitiranya ibintu, izi ibyatangijwe nayo cyangwa se byatangiriye kuri yo, izi n'ibyatangiriye ahandi. Niyo mpamvu dukwiye kureba abashumba bacu, ntekereza ko babikora, ariko bakwiye kurushaho. Urubyiruko rwacu bakwiye kwicarana nabo igihe kirekire, kubera ko kimwe mu bisenya ni uko abantu bikubita mu rugo batarigishijwe, bataratojwe, nta kintu bafite cy'ubumana kizatuma bubaka urugo neza. Ingo zimerewe nabi ku buryo burenze ubwo twese tuzitekereza. Ishakora mu rusengero n'umuco wacu kumeze, abantu bamwe babanye nk'abadafite icyo bapfa, babanye nk'abaturanyi badafite icyo bapfa. Abandi nabo babanye kubw'inyungu, hari umutungo bagezeho, hari imitungo bafite n'abana, hanyuma ntibatana, isi yabaseka kandi n'uwo mutungo nawo wagira ibibazo. Noneho abandi babanye kuko nta kundi, babanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru. Abake muri bo nibo babanye neza, ingo nke nizo zibanye neza. Imana yifuza ko mu muryango ariho umuntu abonera agaciro, urukundo, kubahwa, kwigirira icyizere, kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza. Mu muryango niho umuntu atorezwa indangagaciro, mu muryango niho umuntu amenyera uwo ari we, niho umuntu amenyera umuhamagaro we, niho umuntu amenyera impano ye. Ariko aho hantu hagomba kuva ibyo kubw'icyaha cinjiriye mu ngo bya Edeni, habaye isoko y'umubabaro urenze uko wabitekereza. Satani yinjira mu ngo bya Edeni, ntabwo tuzi icyanzu yinjiriyemo aho cyari kiri. Sinzi impamvu Adamu na Eva batakibonye mbere ngo bagifunge, gusa icyo Bibiliya igaragaza habayemo uburangare bukabije. Igihe Imana yabashyira mu ngo bya Edeni, twumvishe ko bagomba kuyihingira, icya kabiri bakayirinda, ikindi bagomba kwita kuri buri jambo ryose Imana yavuganye nabo, ikindi bagomba kumenya agaciro k'icyo bafite, ubutware n'ubushobozi. Kuko Satani ari mu ijuru yari afite ubutware, abwambugwa no kwigomeka Imana kuko iticuza ku kintu yatanze, ishaka undi muntu wo kugiha igiha Adamu na Eva. Satani afuhira ko Adamu na Eva bafite icyo we yambuwe mu ijuru, yinjira mu buriganya, abambura ishagaciro bari bafite. Urugo ni ikintu cy'agaciro, kandi ibirugize ni iby'agaciro kuruta uko twese tubitekereza. Ikindi bagomba kurinda ubusabane bagirana n'Imana mu butatu. Sinzi niba mwakumva, Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Birasa nkaho mu ruziga rw'ubutatu Imana yafunguye umuryango yinjizamo umuntu, aba nk'umwe wo muri bo. Ubwo ni ubuntu burenze, ntabwo byakwigwa mu mitwe yacu, ndabizi ko bitakwigwamo, tuzabimenya nitugerayo, ariko ni ubuntu burenze, ni ubuntu buzaba busa nk'igihe tuzinjira mu bwami bw'Imana. Umunsi umwe tuzaba, umunsi impanda yavuze Imana igacura itorero, umunsi tuzagera mu ijuru, tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Tuzamenya agaciro ko kuba twagiriwe ubuntu bwo gutoranya. Ibyo dutegurirwa ntimubigeranye n'imibabaro y'inaha, ntimugeranye n'amazu mubamo n'ibiryo n'imyenda, nta hantu bihuriye.
umugabo umwe wo muri Kongo, umupasiteri yagiye mu giterane muri Amerika. Nawe urabona uvuye Kongo hasa ko akunda akisanga muri Amerika, ahita abwira bagenzi be ngo abantu ngo uziko twageze mu ijuru tukaba tutabizi, ngo birashoboka ko rya juru batubwiye ari iri. Hanyuma baragaruka, bageze muri Kongo, bagiye mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi abwira pasiteri ngo ihane, wagereranyije ibitagereranywa. Biriya wabonye sinagakungugu ko mu ijuru, ibiriyo ni iby'ijisho ritigeze kubona, ni iby'ugutwi kutigeze kumva, ni iby'Imana yateguriye abayikunda. Kuba Imana yarinjije Adamu na Eva mu ruziga rw'ubutatu birasa n'igihe tuzisanga mu bwami bw'Imana. Ni ubuntu burenze uko twese dushobora kubitekereza. Hanyuma si ibyo gusa batakaje, bagomba gukomeza kuganira, kubera ko niba inzoka yaraprofise Eva ikamuganiriza, bishoboke ko communication yabo itari imeze neza. Kugira ngo mbibutse ko ibintu byose communication itagenze neza, abasirikare bararasana ari ab'igihugu kimwe, umuryango urasenyuka, ntimwacunga umutungo mutakominitse, ntabwo mwarera abana mutakominitse, ibintu byose bigize umuryango ntibishoboka communication itameze neza. Sinzi umwanya Satani yihereranye Eva bagakorana kiriya kiganiro cyose icyo Adamu yari harakora. Hanyuma sinzi niba baricaye ngo baganire ingaruka zizababaho nibatakaza agaciro k'ibyo bafite. Sinzi niba barigeze babiganiraho. Iyo tubwira urubyiruko rwacu ngo mwitware neza, ntimujye mu byaha, ntimusayishe, iyo uhuye n'abantu batakaje kuba mu nzu y'Imana, bakaba bari hanze y'itorero muri bya bindi byose muzi, ubona afite byose ariko abaho atanyuzwe, akabaho yidoroga, akabaho yimyoza, akabaho asuhuza umutima, kuko nta kintu cyiza nko kuba mu nzu y'Imana. Dawidi yari umwami kandi utari umukene. Yaravuze ngo narishimye ngo ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Ahageze areba ibintu bihaba, aravuga ngo byanezeza ngo kuba mu nzu y'Imana, ngo kuhamara umunsi umwe biruta imyaka 1000 ahandi. Abantu bize imibare muzangereranyiriza ikintu yabonye mu munsi umwe yarutishije imyaka 1000. Murebe intera irimo hagati. Hanyuma Dawidi yapfuye yifuza kuba umuzamu w'urusengero. Yaravuze ngo nanezezwa no guhagarara ku marembo y'inzu y'Imana, apana ku ruhimbi, hano harakomeye, naba umuzamu. Murebe nyakubahwa uyoboye igihugu nka Isirayeli, ari we yahindutse uhagarara ku marembo. Nuko tutazi agaciro ko kuba hano, nuko tutazi agaciro ko kuba mu muryango unezerewe, kubera ko impamvu ndimo kubifatanya nuko n'itorero naryo ni umuryango. Yaba umuryango wo hanze wo tuvukamwo, n'itorero naryo n'umuryango wa kabiri. Nagira ngo mbabwire impamvu ndiho ndabivuga mbifatanyije. Abataragize amahirwe yo kwakira urukundo, kumva ko bafite agaciro, ibyo twaburiye hanze dushobora kubibona hano. Nuba mu Mana neza, Imana izaguha ababyeyi bameze nka mama wawe, bameze nka papa wawe, imfubyi hano zirashingirwa, abantu baje badaseka baraseka, abanyamubabaro bakugwaho umubabaro kubera ko bageze aho Imana ibitangira. Muri uyu muryango Imana ikosora amakosa yose y'ibyangirikiye hirya. Ntabwo bigeze bamenya agaciro k'ibyo bafite mu muryango. Ikindi, ntabwo bakoresheje amahitamo yabo neza mu kwangira Satani. Imana yaremye umuntu imuha ikintu kitavogera cyitwa amahitamo. Yaba Satani yaba n'Imana mu mahitamo ntibavogera. Icyampa uyu munsi tukiga gukoresha amahitamo yacu neza mu kubaka imiryango inezerewe, mu kuba mu bwami bw'Imana neza, no kubaha amahame yose Imana ivuga ku muryango, kandi tukayahindura ubuzima bwacu. Ntibibe kubyumva gusa, ahubwo bigahinduka ubuzima.
igihe Eva aganiriye na Satani hanyuma akemeza Adamu, hari ibintu bibi byabaye. Uwo munsi umuntu yatandukanye n'Imana. Nari mvuze ngo umuntu yatandukanye n'Imana. Hanyuma ntiyatandukanye n'Imana gusa, yatandukanye na mugenzi we. Hanyuma batandukana na environnement nziza ya Edeni Imana yari yarabashizemo. Umuntu yaravuze uziko ariko Adamu nawe banza yaragiraga isoni nkepe. Uzi gutinyuka kubwira Imana ngo umugore wampaye, uzica ari byari bisobanuye. Imana yayigize umufatanya bikogwa mu cyaha. Ibyo byose uramusura umuntu yarezwe. Bosi byibuze wamubwira n'ikinyabufura. Ariko kuko icyaha cyari cinjiye, nta kubaha, ni nkaho yabwiye ngo umugore wampaye, ni nkaho bavuga ati wampaye ibidashoboka. Banza uwo munsi Imana yarumiwe kuko yumvisha ibintu itari yiteguye kumva. Umuntu atandukana na mugenzi we, atandukana ibidukikije nabyo bigira ibibazo. Mu Baroma haravuga ngo n'ibyaremwe ngo nabyo biraniha bitegereje gucungurwa kw'abana b'Imana. Mu bihano inyamaswa zabonye ntabwo zongeye kuvuga kuko inzoka yari yavuganye na Eva. Ibi biza n'ibindi bintu byose ntabwo byari kubaho nuko byazanywe n'icyaha. Muzabireba ejo bundi mu ngoma y'imyaka 1000 mu kidatugwa hazambera nka basaneti. Ntabwo abantu bazongera gukenyuka. Mu ngoma y'imyaka 1000 niho hazagaragaza neza uko Imana yatekereza ko isi igomba kuba imeze mu ngobyi ya Edeni. Azaca intambara zishire, nta ndwara zizongera kubaho, ntabwo abantu bazongera kubaho bababaye. Tuzabona umuryango w'ukuri. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko Satani atarekeye aho. Nahoze ntekereza ibintu byiza biheruka mu gice cya mbere n'icya kabiri cy'itangiriro. Kuva mu gice cya gatatu ibibi byaratangiye. Umushumba Antoine Rutayisire yaranditse igitabo aravuga ngo kuva mu gice cya gatatu cy'itangiriro kugeza mu bice 20 by'ibyahishuwe ngo byose ni filime y'intambara. Ngo no kuvuga ngo kuva mu gice cya gatatu intambara ari itangiye. Nahoze ntekereza ibintu Satani ari harakora mu isi, muri yasi hindagurika mwahisemwo gufata insanganyamatsiko. Satani ari haragerageza kurimbura ibintu byose biri mu gice cya mbere n'icya kabiri. Niba Imana yaravuze ko umugabo n'umugore bomba ariko yabaremye, Satani yahagurukije ubutinganyi kugira ngo arimbure ko umugabo abana n'umugore. Ijambo rivuga kororoka, Satani ari hararimburana n'imizi kugeza ubwo hari ibihugu bishiraho n'umubare w'abantu abana bagomba kuvuka. Bafati n'urenze umwe wa kabiri uzamenya aho umujyana. Turashimira leta y'u Rwanda bo baravuze ati umuntu wese abyara bashobora kurera. Niba Imana iguhaye umugisha ukaba wabyara 5 ukaba wabasha kubarera, komeza ubyare. Ayo n'amahirwe dufite, dukwiye gushimira Imana kuko ahandi siko bimeze. Mubikomera amashini byiza. Kuba dufite abadepite n'abasenateri batora amategeko mazima atuma ubwami bw'Imana butabangamika, ni mu byongera amashi. Kororoka Satani yarabihagurukiye kuvuga ari harabirimbura gake gake. Hari ibihugu bimwe by'i Burayi mu myaka muri 2050 batazaba bagifite abajene. Muze kureba muri nakoreka ndeke kuvuga amazina y'ibihugu, ariko ibyinshi bimerewe nabi kugeza ubwo bizaba bitagifite urubyiruko kubera kororoka barabihagaritse. Ikindi nahoze ntekereza giteye ubwoba ku isi
isi iragerageza kurimbura ibintu byose by'umwimerere uko Imana yabitegekanyaga. Irazana ibintu bijya nko gusa. Nimvuze ngo bijya nko gusa, Abashinwa badukorera indabyo zijya gusa n'indabyo, badukorera ibiti bijya gusa nk'ibiti, bitaguha akayaga, nta kindi byakumarira, bitagira ubuzima. Iyo mu Butaliyani bakoze urukweto rw'uruhu, Abashinwa barupirata inshuro 5, kandi pirati bari nziza kuruta rwavuye mu Butaliyani. Noneho ikibabaje n'ibyo tujya, kimwe mu bintu biri kuzamura amakanseri mu bihugu bitubura ku kigero kiri hejuru, harimo umubare w'ibyo barya. Iyo ugiye muri supermarket ukajya guhaha, usanga ibiryo bitari mw'iyo miti ku kigero kiri hejuru biba bihenze ku buryo umuturage atapfa kubishobora. Kubera iki? Isi iragerageza kurimbura umwimerere, irashaka quantité ariko itagira qualité. Mwagira ngo ibyo mvuze biri hanze gusa no mu nzu y'Imana. Tugwije quantité ariko qualité y'umukristo. Tugwije ingo nyinshi zishingirwa ariko uburyohe bw'umuryango buriho burarimbuka. Imana ntiyita kuri quantité, yita kuri qualité. Niyo mpamvu yaduhamagaye muri iki giterane ngo itwibutse amahame y'ubwami bw'Imana mu kubaka umuryango. Mu muryango ni ahantu hakwiye kwitonderwa. Murabona ko impamvu twubaka imiryango mibi nuko tuba duhuze dushakisha ubuzima, ariko nagira ngo nkubwire inkuru ikomeye, mu muryango uzahagaruka. Numara gukura uzagaruka mu muryango. Niba gusezerera ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru uzagaruka mu muryango. Nunagwara indwara ikomeye uzagaruka mu muryango. Ikibabaje rero gikomeye, uzaza gusaba icyo utahawe, uzashaka gukundwa no kwitabwaho nuko bakubwira neza utarabikoze. Aha hantu dukwiye kuhitaho, nubwo utahitaho gutyo gusa, ahubwo ukahitaho nk'ahantu uzasazira basi, ugategura mu muryango ahantu haryoshe kuzasazira, kubera ko amaherezo icubahiro cyose wagira, umutungo wose wagira, kure uzagera hashoboka uzagaruka mu muryango. Niyo mpamvu ukwiye gukora ibishoboka. Isi iragerageza kurimbura ubundi itorero. Kimwe mu bintu byari bigize itorero kandi bigomba gufasha n'umuryango ni umwuka wera. Kubera ko iyo tuvuze umwuka wera ntabwo tuba tuvuze kuvuga mu ndimi gusa, ahubwo tuba tuvuze imbuto z'umwuka. Kubera ko kimwe mu bisenya umuryango harimo imibanire. None se umuntu wakijijwe akera imbuto z'umwuka, umuntu yihangana, umuntu wishimye, umuntu ubabarira, umuntu uciye bugufi, umuntu ukundana, hari umuntu yananirwa kubana nawe ku isi? Abantu bananirwa kubana kuko batahindutse kuri icyo kigero. None no mu itorero twakagombye kuba dukura ibyo. Hasigaye hari ibindi bijya gusa n'umwuka, bijya nko gusa. Barabipirase. Nigeze kusoma inkuru y'umuntu umwe bafashe ngo yambaye akuma k'amashanyarazi kugira ngo nakore ku bantu bagwe hasi, ababwire ko buzuye umwuka. Nabonye aho umuntu ahagarara hano akazunguza ikoti, abantu bakagwa bagaramye bakumva buzuye umwuka. Okay, hano kuko harimo abateolojiya benshi, sinshaka kubizana nk'impaka, niba ari kubyizera basubyigumanire, ariko ngewe nabonye aho umuntu yuzura umwuka wera, kandi ntibibe kuwuzura gusa, ahubwo ukamuhindura akagira n'imbuto zawo, ukabona kubana nawe ntibisaba kwihangana. Niba umwuka uvuga ko wuzuye udatuma ubana neza n'umugabo wawe n'umugore wawe mu rusengero, ukagora abandi, ubundi ariko mbabazi, hano ntidusangiye isambu, ntiduturanye, ubundi twagombye kuba dupfiki. Muzi ukuntu Yakobo yaravuze ngo ibyo dupfa nibigwanira mu ngingo zacu, ni ibintu twanze guhindukaho. Kandi nubona umuntu, mundi hano tuhamara amasaha make nk'abiri ku cyumweru,
niba unanirwa kubana n'abandi amasaha 2 gusa ubu abantu mubana ntibagowe. Dukwiye kureba niba umwuka tubana nawo udushoboza kubana neza n'abandi, turi abantu bera imbuto Imana ishaka. Hanyuma n'umunezero Imana yashaka mu muryango, kuri ubu abantu basigaye bidoroga bakafata ibiyobyabwenge kugira ngo babone ibijya gusa n'umunezero. Abantu bakonsoma inzoga ku kigero kiri hejuru kugira ngo biyibagize imibabaro babone ibijya gusa n'umunezero. Abandi bantu mu ijambo rimwe ibyishimo nico kintu gihenda ku isi. Abantu bajya mu biteramo byishura menshi, kandi iyo bemera kubana n'Imana neza bari kubona ibyishimo bitari pirate by'ukuri. Hanyuma kimwe mu bindi bintu byapfuye harimo imibanire. Uyu munsi nahoranye n'umuntu uba mu bihugu bimwe iyo ngiyo, yavuze ngo iwabo imbwa irubashwe, kubana n'inyamaswa birubashwe ku kigero giteye ubwoba, aho umuntu aza no muri vacances kuyisiga bikamunanira akayitegera bakazana, kubera ko ifite agaciro gakomeye. Kubera ko umuntu aravuga atumva nimbana n'umugore azansakuriza cyangwa nimbana n'umugabo azanesha umutwe, ariko imbwa yanjye nta kibazo tuzagirana. Ni byiza ko abantu babana nyakubana, bimeze nk'amavuta yasuswe ku mutwe wa Aroni, bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni, aho Uwiteka yategekeye umugisha aribwo bugingo burahiteka. Umuririmbyi yaririmbye ngo ni byiza kureba ab'Imana bateranye bakundanye umwuka wera bazengurutse, gusenga n'indirimbo byabo ngo birazamuka bikagera ku Mana Data. Reka mbabwize ukuri, nta biryo biryoha nk'ibyo mu muryango, nta kiganiro kiryoha nk'icyo mu muryango, nta hantu umuntu akwiye gukumbura gutaramira nko mu muryango, nta hantu hakwiye kuba umunezero uruta uwo mu muryango. None Satani agenda tuvangira. Muri Yohana 10:10 haravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi kiretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ngo zibone bwinshi. Uyu munsi nyene bavuze ngo tuvuge ku cyaha ukuntu ushangije umuryango, ariko nagira ngo mbabwire nubwo uyu munsi tuyo kuvuga uburemere bw'ikibazo cyabaye mu muryango, ariko hari ihumure yaje ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Birashafite igaruriro, Imana iracafite ikindi yakora. Niwemera impinduka z'imbere muri wewe na mugenzi wawe akemera impinduka, ku bana bizoroha. Yesu afite ubugingo bwinshi. Muri Covid byageze igihe ngira ubwoba bwinshi. Noneho mbaza madamu, itorero ryaba ryaragiye tugasigara, kubera ko narebaga ukuntu ibintu biri ku muvuduko, nasobanukiwe ibintu ntarinze. Hari ubwo dusoma Bibiliya rimwe na rimwe ntitubyumve. Muri Covid numvishe ibintu byinshi, nibwo namenye isi uko iyobogwa mu buryo, kuko amabwiriza yavaga ahantu hamwe ku isi hose kandi asa. Nibwo namenye ko isi ifite uburyo nyene iyobogwa. Hanyuma nahumurijwe n'iki, Imana yampaye ijambo rivuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haza farmaso, haza Illuminati, haza ubutinganyi, ibintu byose bishaka bihagurukire rimwe, nubwo amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntazarishobora. Nubwo imiryango imerewe nabi, haracari izindi ngo zinezerewe. Hari ahandi hantu umuntu ashobora gutaha akaruhuka. Hanyuma twese tubigira intego gutegura umuryango umeze utyo. Hanyuma nagira mbabwire ko ikosa Adamu na Eva bakoze ryo kurangara, Satani akabinjirana, na n'ubu ntekereza ko rigikogo. Ibiri kutwinjirana byose biraterwa n'ikintu kimwe, uburangare. Yesu yavuze ku muntu yahinze umurima ntibuka gushiraho uburinzi, arataha araryama, haza undi mwanzi amubibira urukungu.
nahoze nsoma ku rubuga rwa UN rw'amakuru, baravuga ngo umuntu umwe ku bantu 9 afite ikibazo cy'imirire mibi. Ubwo no kuvuga ngo miliyoni 828 zose zifite ikibazo cy'imirire mibi. Hanyuma impfu 45% z'abana ziterwa n'ikibazo cy'imirire mibi. Kw'Imana yaduhaye ibihagije tunanirwa gusaranganya gute? Ubutunzi bw'isi bufitwe n'abantu 65 mu maboko. Muri 2050 bashobora kuzaba bari munsi y'10. Ibyo byose byazamwe n'icyaha. Ubundi mu muryango barasaranganya, barakundana, basangira byose. Ariko iyo icyaha caje, umutungo ushobora kuba uw'umugore gusa cyangwa ukaba uw'umugabo gusa. Abana bakabizahariramo. Ubundi umutungo Imana itanga ishobora kuwunyuza ku mugabo cyangwa se ku mugore, umugore akaba ariwe yinjiza menshi cyangwa umugabo. Hanyuma kuba ariho Imana yabinyujijeho kugeraho nta kibazo kihari. Ariko iyo bikuzamuriye inaninge, bikazamura ubwibone, bikazamira kwikunda, ibyo bintu tukwiye kubizana ku musaraba, kuko si ko Imana ibishaka. Muri raporo ya UN yasohotse muri 2023, ubwo bavuga ibyabaye muri 2022, baravuze ngo abantu bari hagati ya miliyoni 691 na miliyoni 783 bose bahuye n'ikibazo cy'inzara ku isi. Abo bantu bangana gutyo barashonje. Hanyuma ingo ziri gusenyuka ku buryo Amerika igeze kuri 45 ya population, 45% n'abadivorce. Swede igeze kuri 50%. Hanyuma Ukraine igeze kuri 75%. Portugal igeze kuri 95% ya divorce. Twebwe hano zimwe zitandukanira mu byumba, izindi zigatandukana mukabana nyene nkakorera epfo ni ya ruguru, kandi mugakomeza mugakorera Imana mu rusengero. Birashoboka ko wenda data zimwe zitajya hanze, ntabwo tubivuga. Ariko ukuri umutima ntujya ruswa. Umuryango wawe uzi uko wubatse. Imana ishimwe ko i Remera bateguye igiterane cy'umuryango, ahari ntihabura urugo rumwe Imana iramira. Bimwe mu bintu nkora harimo counseling. Babwiza ukuri. Hari igihe wakira nk'abantu nka 2 ukibaza ibi ndimwo kumva ni filime ya Kinywe cyangwa biri mwisi. Uzi kugira ngo umuntu yize azi ubwenge, umuntu amwumvishe ko ari igicucu, ntaco ashoboye, abereyeho kujya gusa, akazagira ubwo agenda yivugisha mu muhanda, akagira ubwo afata imiti y'indera kubera ikibazo yatewe n'umuntu babana mu rugo. Uzi kubana n'umuntu akakumvisha ukuntu uri mubi, ntaco umaze, kugeza ubwo ufata umwanzuro wo kwiyahura. Beneda, icyampa buri wese akabigira intego kubaka umuryango mwiza. Nkunda umuryango, nzi umuryango mubi ico bivuze. Niyahuye ku myaka 10 kubera umuryango mubi navutsemo. Mfite inkovu hano nini, iyo nyirebye mitamenye umuryango mubi ico bivuze. Mama yapfuyishwe n'umubabaro, yagize stroke kubera umubabaro mwinshi. Nzi umuryango mubi ico bivuze. Ana n'umuntu akakumvisha ukuntu uri mubi, ntaco umaze, kugeza ubwo ufata umwanzuro wo kwiyahura. Yesu yaravuze ngo ibigusha nyene birahari, ariko ubizana. Reka nkubwize ukuri, uriya mugore wawe ikintu c'agaciro yari afite imbere n'inyuma bwari ubuzima bwe, yarabuteruye abushira mu maboko yawe.
kubufata ukabufunyanga ukabujugunya muri puberi, Imana izabikubaza. Umugabo wawe ikintu cy'agaciro yari afite ni ubuzima bwe yateruye abugushira mu maboko. Kubukoresha nabi ni ikosa rikomeye. Tukwiye kugerageza kubaka umuryango unezerewe. Miliyoni 31 buri mwaka ku isi zifatwa ku ngufu. Miliyoni 150 z'abana baba mu muhanda. Miliyoni 625 ni imfubyi. Miliyoni 250 by'abana bakoreshwa imirimo y'agahato. Birababaje kubona umwana atabigizemo uruhare, umubyara ukamujugunya. Ntuzamwiteho uri se, ntuzamwiteho uri mama. Isi kimwe mu bintu bimereye nabi se n'abantu bavuye mu mwanya w'ubumana, bavuye mu mwanya wabo bakora ibindi Imana itari bategereje. Ndashaka gusoza, icyaha cangije ibintu byinshi, ariko Yesu yakuzanye kugira ngo asane ibyangiritse mu mutima wabo. Nagira ngo nsoze mbabwira ngo umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Ntiwatanga icyo utahawe, ariko inkuru nziza ngo ufitiye ibyo tutahawe n'imiryango muri Yesu birahari. Nifuza ko dusenga, hanyuma ubwiza Imana ukuri. Ni nyarukundo, ushobora kukwakira ukuri, amakosa wakoreshejwe n'ubutamenya yakubabarira, kandi yashigikira intego nziza yo kubaka umuryango unezerewe. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uradukunda twese kandi imbabazi zawe ziruta intege nke zacu. Turagushimiye ko waduhamagaye kugira ngo utwibutse ko nubwo mu ngobyi ya Edeni hinjiye Satani akangiza ibiruta ibimvuze, uhari kugira ngo utange ubugingo kandi ubutanga ari bwinshi. Ndagushimiye ko wahamagaye aba bagabo n'aba bagore n'aba basore n'aba bakobwa kugira ngo uduhe ubugingo bwinshi. Icyampa ubugingo buvuye hano bukazana impinduka muri iki gihugu. Ubugingo buri muri iyi miryango bukazana impinduka mu yindi miryango, bigatuma turera abana mu buryo wishimira, utareba ngo wicuze. Tukubakira ku rufatiro rw'ijambo ryawe n'amahame y'ubwami bw'Imana. Mwami, ndasenze si kubwaremera gusa, ndasengeye imiryango y'Abanyarwanda. Ingo zacu tuzirukanyemwo ubusinzi, tuzirukanyemwo kwikunda, tuzirukanyemwo ubusambanyi, tuzirukanyemwo nk'urugomo. Ingo zacu tuzirukanyemwo ibibi byose. Imbaraga zawe nizikorere mu miryango. Nawe Yesu wavukiye mu muryango, nubwo icyaha cyabereye mu muryango, ariko waje gukosora ibyabereye mu ngobyi ya Edeni. Uvukira mu muryango kugira ngo utange ubuzima kandi bwinshi, utange ubuzima mu mwuzuro, utanga ubuzima buhindura, utanga ubuzima bwuzuye busendereye. Uyu mugoroba uduha ubuzima, uduha urugo umuntu adatahamo yimyoza, uduha urugo umuntu adatahamo asuhuza umutima, uduha urugo umuntu atahamo akumbuye gutaha yumva ari ahantu ho kuruhukira. Ndasengeye generasiyo izakurikira, Mwami, bazaba urubyaro rwubaha Imana, bazaba urubyaro Mwami ishatumye uha umuryango Aburahamu kwari kugira ngo yigishe abazamukomokaho kukubaha. Dushoboze kubitekereza nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu, amen.